tumugana kuvuga kandi kamara ko ntacu katuririmbe tuvuga ngo uzaba ubukwe bw'urutugusi ubwo buzatabana abamarayika nabo bazaba bafite amatsiko yo kureba uko bashobora mugeni wa Yesu witegure ari hafi yo kuza kuturujana mu byicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamwizera mugeni wa Yesu witegure ari hafi yo kuza kuturujana mu byicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamwizera bose. Muzamure ibiganza sinabakuriye. Haleluya. Sente kirazima noneho urabaza zo kuririmba bafite sente yavuze reka ndirimba siko birabagora je namo abantu musohoka n'uririmba n'ubwo bizimya na mori bana sibesa nanone ngo ngeze hano cyangwa kandi mazimisi batekereza sinone kandi ngo ngugire cyane mazimitekereza hejuru kuri uzatubwira kuja muri Imana kandi nibyo koko n'ukuri kubwira umurozi mu murozi nibyo ariko nawe ababizi ntaraziwe kubwira umuntu wamumwizi nibyo kandi ijambo ry'Imana ariko nawe abaye ko bamwizi nanone nibyo kandi byose ariko hari umuntu utakivuga kandi kuri muzo tujya duhura tuje mu isoko ngo yuzu yonyendera neza ukabona ngo niyaje yombe yatangukira atakamba ibintu gato uzoca babaza amasanduku uzoza wipima simbivuze none bimaranye iminsi uzovuga ngo ngiyi yombere bone uzo bisanzwe katurirwa mu bintu kino combere ubwo Pastor sebetulnya nawe muzango watu wayasa uzebena kakari kanyero rusengera kumugabo mu mukuru ariko gato kwanga kwano kombe numara kubyibuha uvuga ngo kanya nakavuye yongeye kuri iyi ni Christmas uko n'ukuri ko kuzohinduka tuzopfa twese ariko se imbere yo gupfa cyangwa nyuma yo gupfa aye ni mugani waswari bite cyane witegure ari hafi yo kuza kuturujana mu byicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamwizera mugeni wa Yesu witegure ari hafi yo kuza kuturujana mu byicaro byiza